Nanone twongeye kubaha ikaze nanone twababwiye ko turi bukomeze kugenda tubagezeho amakuru uko agenda aza isaha ku isaha, n'ubu rero turacyari kumwe na mugenzi wacu yamaze kuba asesekara mu karere ka Rubavu, aho yakomeje kugenda atubwira uko bimeze kugeza ubu rero amasaha ni aya nimugoroba. Ndagira ngo utubwire aho ngaho bimeze gute, ese amasasu aracyahari cyangwa yahagaze? Urakoze cyane. Amasasu yaracyahari kuko n'ubu ndi kuvugira ahantu hameze nko mu mwobo niko nabyita, kuko ndi hafi n'umupaka wa Petite Barriere, ariko kugira ngo uhave wambukiranye n'umuhanda cyangwa ugiye no ku yindi nzu nabyo ubwabyo biragoye, nk'uko mwabibonye kandi mwabonye yuko na leta y'u Rwanda yatangaje ko hari abantu bagiye babigwamo, hari abakomeretse benshi, hari abari gupfa benshi. Natwe ahantu turi ntawe uri gusohoka kuko amasasu ni menshi cyane, ngira ngo n'ubu turi kuvugana uri kuyumva. Yego. Nari akavidewo nabonye k'indege barasaga, ni n'abanyarwanda bayirashe cyangwa ni Muvetura yayirashe? Ikigaragara cyo ntiwamenya ngo abari kurasana ni abahe, kuko amasasu ni menshi kandi impande ziri kurwana ni nyinshi. Yego. Icyo nagutangariza cyo ni uko ingabo z'u Rwanda zo ziri tayari. Mu kanya nk'uko mwabibonaga no mu mashusho atandukanye muri uyu mujyi wa Rubavu, harimo mbega umutekano wakajijwe, harimo ibifaru biri gutambuka, urebye mbega ku ruhande rw'u Rwanda aho bariteguye. Nabonye hari amasasu cyangwa se ibisasu byagiye byoherezwa mu Rwanda ariko bikazimizwa mu kirere, ese koko nibyo cyangwa amashusho twabonye ntabwo ari? Bede ndakubwiza ukuri ko uko byagenda kose u Rwanda rwo rwihagazeho, kuko FARDC iri kohereza ibisasu byinshi muri Rubavu. Amasasu ni menshi, Rubavu ubuzima bwahagaze nk'uko bigaragara, nk'uko mwagiye mubibona ku mashusho. Ibyo mwabonye byo nibyo, kuko n'ubu tuvugana urumva ko amasasu ni menshi ari kuduca hejuru. Mbega ni ukugenda umuntu akuruza inda kugira ngo arebe yuko yagenda na metero 10 zonyine. Yego. Kare ubwo twavuganaga watubwiraga ko nta bikorwa remezo byari byangirika mu karere ka Rubavu, n'ubu niko bikimeze cyangwa byahindutse? Ibikorwa remezo byo byangiritse kuko kameme kuba hari amabomba ari kugwa muri Rubavu nk'uko uri kubyumva n'ubu nonaha, ndetse ukumva ko n'amasasu ahantu ari kugenda agwa, hari amazu y'abaturage nyine ari kugenda agwaho, uko byagenda kose biri kwangirika. Kuko hari n'abo byagiye bisanga mu mazu yabo, ugasanga kiratoboye kiguciye nko mu ibati, nuko agakomereka. Hari abo twabonye bakomeretse, bamwe wamaze no kutubwira ko hari abahasize ubuzima. Ese abakomeretse barihe ubu ngubu? Ese abo bitabye Imana bo barihe kugeza ubu ngubu, imibiri yabo irihe? Leta y'u Rwanda yagerageje kubafasha, urumva ko ibintu nk'ibi ngibi byo leta y'u Rwanda bigomba gutabarira hafi. Yego. Nahoze mbona amambulanse anyuraho menshi cyane abatwara, hari n'abari gukomereka bafite imodoka hafi bagahita babadepurasa bakabageza ku bitaro. Urumva kuko byagenda kose bari guhita bakurikiranwa byihuse. Kandi biranagaragara yuko muvoma z'abantu muri Rubavu zagabanutse cyane cyane mu bice by'abantu begereye umupaka mutoya, ndetse no mu nkengero zawo, kubera ko nyine hari kugwa ibisasu byinshi kandi hari guca amasasu menshi cyane. Abantu abatari mu mazu basa nk'abegeye haruguru bakajya mu mujyi hagati, aho kugira ngo bagumye bakorere muri ibi bice byo hafi y'umupaka wa Petite Barriere. Kare mu tuvidewo twagiye tubona, twagendaga tubona abaturage barimo basa nk'abahurura kugira barebe amasasu. Ese n'ubu niko bikimeze cyangwa inzego z'umutekano zabujije kugira ngo hatagira abantu bakomeza kuhasiga ubuzima? Inzego z'umutekano zagiye zibakumira kugira ngo batagumya kwegera eri irimo amasasu. Urumva kameme burya abasivile buriya dufite ukuntu twitereye. Hari n'ababibonye bwa mbere, kavuga ati reka ngende ndebe uko bimeze, ariko inzego z'umutekano ari nabo benshi wenda bashobora kuba bagiye banakomereka ntawamenya, ariko inzego z'umutekano zagiye zibakumira. kandi Obed nakubwiza ukuri, wumvishe isasu riri hano, wumvishe isasu riri hano, niyo utategereza ko inzego z'umutekano zigukumira nawe ubwawe wakwikumira. Kuko ndatekereza nanjye ubu turi kuvugana ahantu ndi kugira ngo mpave nibura ngende metero 200 ngeraho imodoka yanjye nayisize nyihishe nayo,
nabyo biri bungore cyane. Rero ntekereza ko nta muturage uri butegereze yuko inzego z'umutekano zimubwiriza ko agomba kwihisha, nta muturage uri bubwirwe, uri butegereze ko bamubwira ngo mbega omfete nta muvoma na nkeya iri hano hafi n'umupaka wa Petite Barriere. Nta makuru se waba wakuruye y'Igoma ngo tubwire uko byifashe kugeza ubu, uretse kumva amasasu haba hari ikindi gikorwa cyabaye kidasanzwe wenda abadukurikiye bamenya muri aka kanya? Abakongomani twabashije kuvugana bahungiye hano muri Rubavu, yego, amakuru bampaye ni uko hari ingabo za Kongo za FARDC ndetse na FDLR bagerageje gusa nk'abaca mu kiyaga cya Kivu, ariko mu buryo butemewe, basa nk'abahungiye i Bukavu, yego, ariko bahunganye intwaro binyuranyije n'amabwiriza M23 yari yatangaje, ariko bavogera ikiyaga cyo ku ruhande rw'u Rwanda. Abo rero bafashwe, ariko ikigaragara cyo ni uko muri Goma indani ho haracyarimo urusaku rw'amasasu menshi cyane, by'umwihariko ku gice cy'umupaka wa Petite Barriere kuzamura haruguru. Urumva ibyo bisasu byose ibyo ngibyo uri kumva biri guturukira hano mu nkengero z'umupaka wa Petite Barriere kuzamura haruguru, ariko kuri Grande Barriere ho uburyo nabibonye mu kanya mpari, nabonye bisa nkaho nta masasu ahari, nta masasu ahariho. Urabona niho abantu bari kwinjirira, bigaragare yuko M23 ishobora kubayo iri no kuhagenzura uko nabibonye, kuko nk'uko mwabibonye mu mashusho, abasirikare bari biripotinze, abemeye kurambika intwaro hasi bakamanika amaboko. M23 niyo yabazanye ibaherekeje ibageza ku mupaka w'u Rwanda na Kongo, ariko abagerageje gucika cyangwa se abagerageje gucikana intwaro, abo bo ntekereza yuko uyu mwanya hari ahandi hantu bari, kuko nabo amakuru mfite nuko bafashwe bagerageza gukoresha ikiyaga cya Kivu. Ukurikije uko bimeze, imirwano urabona iri bukomeze kugeza ryari, cyangwa urabona ko hari icyizere gihari ko muri iri joro urusaku rw'amasasu rwagabanyuka? Yewe mu mboni yanjye rero, nkurikije aho guhera mu masaha ya kare, nta amasasu ari kurushaho kugenda yiyongeraho kugira ngo agabanuke. Mu masaha ya mbere ya saa sita amasasu yari makeya, amabomba ari makeya, ukumva bateye kompura, nyuma y'iminota 2 bagatera irindi, ariko ubu ngubu guhera ku isaha y'isaa 10 ntabwo amasasu yigeze ahagarara, ameze nk'imvura. Ubwo reka nawe tukureke ugerageze turebe ko Imana igufasha ukahava amahoro, hanyuma turakomeza no kugenda n'ubundi hagize andi makuru aboneka watubwira tukageza ku badukurikiye. Murakoze cyane.